nagira ngo mujye kuri page ya 42 ahari kwirisa ijyanye na loss yagaragaye bitewe n'imiti yabaye rejected. Bitewe ya result of rejected sorry ntago ari imiti ahubwo bills zabaye rejected y'imiti zari zatanzwe n'ama insurance atandukanye. Iyo miti agataburo karimo irangana amafaranga n'amafaranga miliyoni 51,937 n'amafaranga 699. Harimo RSSB, CBHE, harimo na RAMA. Turashaka kumva impamvu izo bills zabaye rejected hanyuma bigatera iyo loss. Aya mafaranga nk'uko agaragara ni ikinyuranyo hagati ya bills ibitaro byatangaga, hanyuma insurance bagakora verification hakazamo iki kinyuranyo. Mu by'ukuri iyo ugiye kureba impamvu z'iki kinyuranyo ni nyinshi. Iya mbere hari nk'ibizami byabaga byatswe noneho umurwayi ntagire muri laboratoire aho bayifatira. Icyo gihe kubera ko uburyo dukora bill dukoresha system yitwa EMR, Electronic Medical Records, ikitwa OpenMRS niyo dukoresha. Iyo umurwayi yinjiye mu bitaro umuganga akamwandikira ikizami ahita gishyira muri system, hanyuma abagahita anakibiringa. Umurwayi akajya muri laboratoire akagikorerwa, noneho mu gusohora facture nyuma y'ukwezi dusohora ibyo twasanze nk'ibikorwa byose. Noneho niba umurwayi atarageze muri laboratoire kandi yaramaze kwandikirwa, ayo mafaranga umuverificateur arayakata. Icyo ni igice cya mbere. Icya kabiri hari kijyanye n'amakosa human errors. No kuvuga turi ibitaro bifitemo district hospital na provincial hospital. Hari gihe rero mu kubiringa umukozi ashobora kwibeshya agafata igikorwa nk'iki akacyita ko ari icya provincial hospital mu gihe agombye kugera kuri district. Icyo gihe nanone hazamo icyaha kinyuranye kubera ko ngira ngo tubyumve neza kuko observation auditeur bashyizemo zitandukanye somehow nizo no mumbwira kuko bavuga ko biba byatewe na insurance zabaye expired, gukoresha amatarifa atariyo, invalid card holders, data na incomplete information zatanzwe na hospital ziclaiming. Impamvu tukibaza nuko icyo kimaze igihe kigaragara na RSS bifite uburyo kivuga kuri bills z'ibiwanyu. Rero izo mumbwira ntabwo zanditsa nkibaza izanditse ahangaha aho dukorana na Auditor General baba bazikuye ko baba basize muri ayo mukaza kubisoma mukanemera report kuki zitandukanye. Murakoze ni kubaceya. Mu by'ukuri ibyo bavuga ni agace gatoya. Igice kinini ugiye mu mibare ntabwo usanga ari icyo ngicyo, ariko ndemera rwose ko hari igice cyangwa usanga utanga serivisi yaribeshye kuri insurance y'umurwayi ko ikiri valid mu gihe yari itakiri valid. Muri verification bigaragara ko itari ikiri valid, ariko ako ntabwo ari ku gace kanini ugiye kureba mu mibare. Impamvu tubibaza buriya kugira ngo uzibeshye ugiye kuri miliyoni 51 yenda kuri RSS bibe 44 kuko yenda bayikuriza ari bo benshi, RAMA zibe miliyoni 7. Iyo zibe 51 mu mwaka umwe tutashaka kumva ikibazo kuko RSS byaja hari byo yatubwiye tuganirije bitoroshye mu gucekinga uburyo muzikorwa hasi, ukabona harimo accusations zitandukanye, blaming game. Tutashaka kumva iwanyu kuko ni ntago ari ikibazo gito. 51 ntago amafaranga make nyakubahwa muyobozi. Murakoze nyakubahwa, turabyemera rwose ko ntago ari amafaranga makeya, ariko kugira ngo natwe tugerageze kumva iki kibazo mu buryo bwimbitse dufatanije n'akarere batworeje team y'abauditeur bagira kugerageza kwinjira mu kibazo ku kindi. Uyu munsi ntabwo bararangiza akazi kose, ariko preliminary results twarazibonye. Muri aya mafaranga twasanze ayo wakwita kuko habayemo nk'ibyo byo kwiyongera kuri insurance ntabwo ageze no kuri 3%, nayo si makeya ntibinakwiye. Ariko igice kinini usanga ari kwibeshya kuri tarifu, igice kinini usanga ari aho kwibeshya ku bizami, igice kinini ugasanga ni
n'ibintu nk'ibyo ngibyo ntacyo gukora ababwiye ko tugomba kwihuta ubwo hajemo ijambo kwibeshya reka tuvuge ntimuzongere kwibeshya murakoze mushaka uburyo mukora imibare ihure noneho kwibeshya kugabanuke murakoze reka tujye ku yindi query na page ikurikiye 43 harimo variance between the amount as per debitary codes n'izabaye reported mu closing debtor balances naho hakazamo variance ya miliyoni 32 murayibona aho naho ni mudusobanurire nyuma no hari na appendix ya 5 itanga detail ariko nimuyigemo mutubwire twajya twumve kugira ngo variance binini nkuko nguko ukora ku kazi we aba yagakoze ati kuko tuba twumva sinzi niba ari ubushobozi cyangwa ari tools zitanoze ahubwo ko twifuza ko system ya reporting kuva iwanyu kugera naho bigera twabyumva neza kugira ngo tumenye icyo tubaza umuntu n'iki tuba twumva izi variance ari nini hari opening balance za invoices za payment bigatanga toto none na reported debtor closing ugasanga hajemo ikinyuranyo cya miliyoni zingana kuri mwadusobanura unabuca yamunyemereye dafu yaduha ibisobanuro biri tekinike kondusha murakoze nta kibazo rwose dafu natanga ibisobanuro twumve murakoze nyakubahwa chair ahangaha twasanze ngira ngo nawe muri comment ya nyuma yarabisobanuye ko byanakosotse ariko twasanze mu kuripotinga mu mwaka wabanjirije kuko aribwo bari bakinjira muri system ya FMS kugira ngo twaye dukosora ikintu kimwe ngo zitaripotinze yuko ngo byakemutse usomye phrase ariko hari aho utageze usomye akambe ko ntavuze ngo but kandi mu gihe nyuma ya but haza ikindi kibazo rero but wayibonye iyo but ayitangirira yego ariko irimo iravuga iyi report nyirizina barimo auditing but the reported amount of the financial statement ended had the variance yes ni 17 boditaga ariko bavuga ko before iyo variance yari ihari muri 16 hagati ya raporo ya revenue officer na reka dukomeze nanyakubwiye ko hari na bati igaragaza ko hakiri ikibazo reka twumve nta kibazo ko mwagikemuye yes ni ukuvuga ngo ikibazo cyari kiri hagati ya raporo ya revenue officer na accountant ntabwo imibare yahuraga harimo iyi difference ya 32 million ndetse iyi amount yari iri muri raporo ya audit muri 15 yes I know it yego hanyuma ahangaha iyi amount igaragaramo harimo gukosora duhuza ya mibare itari yarashizwemo kuri ngewe nabonaga yakabaye yakiswe na cut off kuko byari bagiranye icyo gihe biza gukosorwa eka ibyo ngibyo uvuga kuri wowe ubivuga nawe wungirije auditor general noneho icyo wita kuri wowe agihuze n'icyo kwidenda yakwita kuri we ko nutangira kuvuga ngo kuri wowe uri muri challenge report mwasi nagira ngo kandi ntabwo nakugira iyo nama pe ahubwo wabisobanuro bifatika nk'umudafu ariko nujya kuri defensive gutyo ukanagaragaza yuko kuri wowe byagomba kuba byanditse gutya ntabwo zo kugendera kuri report yawe hariyo turimo tugenderaho icyo ndimo mvuga iyi figa igaragara yari irimo gukosora ikosa ryari ryarabaye muri bifuza ko byandikwa gutya nabo ngo noting noneho mu kurikosora rigaragaramo nkaho twatangiranye monta itarahuraga opening balance noneho mu kuyishyiramo bigaragara ko iyo monta yajemo itarakorespondaga muri uwo mwaka hanyuma baza kugaragaza ko mu gihe baje kodita muri 2018 basanze muri 2017 twari twabikoze kuko 2016 ni ikibazo cyari cyaratangiriye 2017 rero twari twabikosoye ni ikosa ryari ryarabayemo mu guhuza raporo za comptable na revenue officer kandi kugeza uyu munsi byarakosotse ntabwo byongeye akatwangeze kuri icyo kugeza uyu munsi byarakosotse ibindi byose bavuze tubikureho reka tujye kuri page ya 48 nabwiye ko mbihutisha cyane mushaka gutinda ari mwebwe ko bijyanye na nani compliance with recruitment procedures hanyuma ndakeye kuyoboye bitari uza kuza kubitubwira ibibazo bya recruitment bigorana bite ubwo twanze kujya muri details na financial n'icyo uko amakosa yo ni menshi dafu kuko iyi bushenye mvuga ifite na compliance muri financial
yenda Butarayo ifite executive 4 ndemye mbahana figa ko turazifite mwege mufite advance hombi nibyo koko hagaragayemo amakosa yo kutubahiriza procedure za recruitment z'abakozi cyane cyane abaganga. Impamvu nuko muri kiriya gihe cya audit muri ya period yabaye audited ibitaro byagize ibibazo by'abaganga bikomeye. Ukuvuga byari bifite abaganga benshi b'abanyamahanga, ku baganga 9 ibitaro byari bifite 7 bari abanyamahanga, noneho bakajya bigendera ngo hagarike. Yego acyo ntekereje uriya mudamu nyakubahwa Dafu tumutwaye yemeza yuko afite executive 4 muri financial, abantu bose bakeka yuko tutaba twasomye report. Kuri page ya 4 handitsemo advice opinion on financial statement. Yego nta advice opinion muri bari format nirimo. Oyo detaje murakoze cya igihe twakoraga igenzura rya 2017 twarabihuzaga ubu twatangiye kubitandukanya, ariko ibyo vuga nibyo opinion yari ari basiporo ibyo. Murakoze. Ndagushimiye ko undwanyeho nabona nafigiye kugira akaga naye ntangiye kugira ubwoba, ariko barabivuze babyumvise kuko twe tuba dufite report dukoresha zabo, kandi n'inama najya ibutaha n'ujya n'impaka yuzi utuje, kuko iyo ugiye impaka udatuje umuntu akeka byinshi. Twakomeza muri musobanuranya kubahwa director Honorable Chair, nkuko mu report bigaragaza ibitaro kuko byakoze management y'ibitaro yakoze recruitment y'abakozi tudakurikije procedure, ariko ikibe cyabiteye nuko muri icyo gihe cy'uwo mwaka ibitaro byafite abaganga b'abanyamahanga benshi, noneho bakajya bagenda badateguje. Ubu ni uko amabwiriza avuga twagombye kuba byaranyuze muri Minisiteri y'Ubuzima ikaba ari iduha abaganga, ariko icyo gihe nta baganga bari ku isoko, twarabigerageje kubigaragaza, ariko nanone twafashe icyemezo tugendere kugira ngo service idahagarara, kuko twari dufite abaganga 9, abaganga bagera kuri 4 baragendera icyarimwe, bituma management yari ifata icyemezo cyo kwinjiza abandi baganga idakurikije procedure zisanzwe. Ariko ubu ngubu meta yagendeye kuri iki niyo itagendeye kuri procedure zisanzwe ubwo basha bukuye he yaho tuvuze n'ibisanzwe bikorwa none na management ibyo yikorera ubwayo. Honorable Chair, munyemereye wari bari muri management icyo gihe bari hano, yego mwabaye ijambo. ngira ngo icya biteye ni nta kindi ni urgence yo kuvura abarwayi, kuko iyo abarwayi bagomba kuvurwa noneho ubavura akaba hari n'ubundi baza noneho kandi mikoro. Okay, thank you. Banavuze ko icyateye kudakurikiza procedure ni uburyo tuba tuvura abarwayi noneho ubavura yagenda tukaturubije gukora ibyihutirwa kugira ngo tumusimbuze. Murakoze. Ni urgence gusa abaganga byabaye ikibazo abo mwahaye akazi n'iki babwira ko bashoboye kuvura abarwayi bihutirwa kuvurwa, kandi niba nta mategeko byagendeyeho n'iki babwira ko bashoboye akazi. Mu byo byose yafite license imwemerera kuvura, nuko aba yarabaye yaremewe n'urugaga. Ubwo competition bageze mu bigomba kugenda n'uburyo bwa control iyo competition. Nta competition ntabwo yabaye, ariko batawe competition ni iki kikwereka yuko bafasha abashoboye kurenza atashobora kuboneka abashoboye kurenza abo ngabo bafasha. Mu birashoboka, ariko birashoboka cyangwa nibyo ngo nibyo none ariko tugenda ubona akazi iyo ukora ikizamini cy'akazi wari ntacyo nakoze. Niyo mpamvu kuri nk'ibyo uko iyo ukora ikizamini cy'akazi bagatondeka amanota yo kubuti competition y'ibyo ni ngombwa, nayo niyo mpamvu nta kazi wakora ko nta kizamini wakoze kuba wabona gukora ikizamini cy'akazi wari ntacyo ndakora. Amakosa twayumvizanya ko wabize mwese mutarakoze ikizamini atanga ikizamini. Reka dukomeze. Niko Chair, ntago amakosa ndi uyite ukuri, nibyo n'amakosa aba yabaye gutyo, ariko wenda consideration impamvu atarakora ikizamini bo baganga iyo barangije ba appointed batarakora ikizamini burazagikora umunsi umwe nabwo azabibona. Ariko hari ibitaro dufite biri kurenya ko wa chairperson ndetse na hano tukorana advocacy, dufite ikibazo cyo kubona abaganga bajyayo Ushenge hari nk'ahambere
icyo twageze aho tukavuga nka minisiteri muri management kuko ubundi umuganga ni minisiteri ni minisitiri w'umwappointing nabwo nta kizamini kibaho. Twageze tukavuga nimubasha kubabona mujye mwandikira minisiteri muyisabe no objection nibura kuya dukore due diligence check ngira ngo icyo tuzakomeza tugikurikirane tukimfosinge ariko aho abakozi bari bahagije ni ngombwa gukurikiza procedures za recruitment. Ubwo nanyama nibaze niba hari procedures za recruitment zashyizweho yenda zikaba muri minisante zitakurikizwa, minisante kutaganira n'abazishyizeho noneho ngo ntibikaze muri report niba mwumva bifite ukuri, kuko nyuma n'ubwo ko ngaho bishoboka niba mwumva ko ibyo mukora ari byo, kuki mutaganira n'abashyizeho izo procedure ngo noneho, kuko iyo haje akantu ko kuvuga ngo recruitment itakurikije procedure amageka byinshi ushobora gushyiramo washatse, ushobora guha akazi, ibyo byose rero mwumva ko inzego ziba zigomba guhuza. Ubwo PS yabisobanura reka dukomeze tujye kuri page ya 54. Ariko ntajya kuri page ya 54 hari ikibazo muri procurement committee nifuza guhuza na audit committee, murakizi nacyo mu kidusobanurira 53 54 birafatanye no kutashyira amasoko yanyu kuri website ndetse n'iza VPN. Murakoze honorable chair. Murakoze honorable chair. Hari ibibazo bibiri byagaragaye. Cyambere nuko umubare w'abagize tender committee utari wuzuye, hanyuma ikindi nuko nta audit committee yari ihari cyangwa se audit function yari ihari. Kubijyanye na audit function nibyo koko mu bitaro kigiye nta internal auditor wari uhari. Uyu mwanya washyizweho muri implementation ya structure nshashya y'ibitaro ubu ngubu, mbere uyu mwanya ntabwo wabagamo, ariko ubu ngubu byarakemutse kubera ko guhera mu kwezi kwa gatanu turamufite tubita internal auditor ukora nyine audit function. Kubijyanye na audit committee ubundi yagombye kuba muri board y'ibitaro, ariko iyo board y'ibitaro ni abantu bake cyane, nta iyo committee nta yabagamo. Ubu none aho board y'ibitaro ni bangahe hari? Turabite n'abantu batanu. Akuri atavamo abantu bajya muri audit. Byashoboka twumve koko bashyirwaho na board y'akarere, ubwo hari executive, kuko kuba muri mataho ntihaboneka ukora ako kazi simbihamye pe. Reka twumve. Nakuze ko aciye nibyo koko, ahubwo hari uburyo audit igomba gukora mu bitaro, aho audit committee ya njyanama y'akarere ariyo nayo igomba gusupporting cyangwa gukurikirana n'ubundi mikorere ya za board z'ibigo bishamikiye ku karere. So rero ahubwo bicyagaragaye muri iki gihe nuko bitakorwaga neza, tukaba tukiseguyeho kandi turi committed ko nisegura numva agaciro ka audit kuko barandi baza kuza mwaragombye kuba mwarabonye byinshi, ariko executive natubwiza ukuri mwege ibitaro mubibona nk'abantu banyu, niho mwatumije. Iyo ubibonye uko ujera akarere ibitaro ubibona nk'abantu ugomba gukurikirana umunsi ku wundi, tubwiza ukuri kugira ngo PS yumve n'abandi bumve na RBC yumve ibitaro agaciro biha mu kubikurikirana no kugira, kuko amaripoti y'ibitaro n'ubundi hari negative impact ya ku maripoti yanyu. Niki kibabuza kugira ngo twari kuhagere kuko twahijana mukazi tukibaho kuko na rusange ukunda abandi baza kuza. Niki kibabuza kugira ngo supporting bakore ibyo bagomba gukora neza bijyanye n'amafaranga. Murakoze. Mu by'ukuri uko mukibajije ni ikibazo cyakunze kugaragara mu kazi ka buri munsi. Kugera kuno munsi ibitaro turabibona nk'ikigo tugomba gukurikiranira hafi, ariko wenda tunagarutse inyuma mu myaka y'iyo audit na mbere yaho, ntago uko bimeze uno munsi ariko byari bimeze. Involvement y'akarere muri management y'ibitaro ntago yari ifatika ku rwego rwo batangiye kubyozita gutya. Ni amahirwe akomeye, hamwe ntabwo n'amahirwe n'inshingano kubikurikira.
impamvu tuza no kureba yenda ni rusange budget yaho ukwiza yaturutse minisante yaturutse n'ahandi nange mvuga ngo kuki amafaranga tutamenye ko yaje akajya muri hopitale ikibazo ntabwo cyari icyo kuko nabo audita ntabwo wita amafaranga batanze wita amafaranga bahawe n'abandi rero nkabona nka executive hari ibyo mwotoreza ku buryo bworoshye namwe muzi munakurikirana nk'iyo bavuze ngo bagiye kubaka inyubako y'ibitaro ako kanya muri budget njyana birayitora ariko ibindi byose aya makosa ntabwo twajya gufata ownership rwose turakemera ntabwo ubutaha batumizwa muzabe muzi ko muzamufata lead na minisante of course hanyuma tukemeza byabaye kuko rwose harimo uburangare kuko njyanama ni nashyiraho chairman wa board w'ibitaro njyanama ni nayo baha raporo ya buri board yabaye ariko byagera mu mafaranga ngo reka da ngo harayo aza tutazi uko yaje ibyo ntabwo byabari ibyo biba responsible kuko iyo washyizeho chairman wa board ugomba no kuba responsible ibyabaye byose ubwo gitanze muri rusange ntabwo turi burigarukeho reka twihute tujye mu bintu bijyanye accountant general murakoze nyakubahwa chairperson executive secretary arakoze ariko mu by'ukuri ntabwo ibitabo bifasha buriya muri nani budget address tuvuga kuri turebaho ubu umurenge wo mu witaho nyine kuko uri under the district director ariko ibitaro amashuri ndetse na health center the challenge nyakubahwa chairperson ku buryo muri iyi nama rwose uturere tudufasha nk'ikigaragara gituma batanabyitaho cyane bije y'akarere ntabwo irimo amafaranga ya hospitals no kuvuga ngo bije yatwaye mu karere amafaranga hospitals ntarimo kereka yandi nyine y'imishahara za kwishyurwa so tukumva rero hari abo twagejeje gutekinga over nka Ministry of Finance kuri financial management ariko tukavuga ngo ubundi yagomba kuba responsibility y'akarere kugira ngo babashe gufasha ibitaro na ziriya variance mwagiye mubonamo akenshi report zo ku bitaro zirazamurira kuri district zagera kuri district ugasanga ibyo bitaro bya reporting n'ibyo district reporting biratandukanye ibyo turi kubona muri reporting so tools twabageragejeho zirahari uyu munsi bafite ifimisi bafite programme batangiye kuyikoresha structure imeze neza ariko iyo governance na proper coordination irakenewe kugira ngo ibitaro bivaho biri kuko bafite role ikomeye cyane haba ku buzima bw'abaturage kandi bafite n'amafaranga menshi bari kumanaginga bitegenze neza haba muri polisi nyinshi murakoze abakoze accountant general ni na PS katuma ijambo ariko iyo nzira niyo ngiye mugomba kumenya ko ibitaro byanze bikunze hari aho bibarizwa mu byo mukora umunsi ku wundi chairperson ndemeranya namwe na accountant general natwe minisante na RBC ibyo bindi byavuzwe by'amafaranga yajyaga mu bitaro n'ibigo nderabuzima akarere katayazi natwe twibicitseho ubu ngubu iyo dukozemo yo itransferinga amafaranga mu bigo nderabuzima cyangwa ibitaro akarere niko kadusinyana nako kugira ngo tugaragaze ko iyo framework tuyishyiraho ku buryo na budget kwa mugani ba mu karere bizoroha ndumva bigiye gukemuka neza nagira ngo twihute tujye muri Bushenge hari ikintu kijyanye n'ama-assets adakoreshwa ari muri appendix ya karindwi ndetse na control yazo bikaba ari ikibazo n'indi ko ikurikiyeho twagira ngo twumve ndetse hari n'andi yibwa nayo arimo Stone Hospital field assets noneho mutubwire ibisobanuro bijyanye nabyo liste irahari muri appendix ya karindwi. Murakoze honorable chair. Harimo ibibazo biri nkuko mubivuze icya mbere ni kijyanye na ibikoresho bidakoreshwa. Ni ibikoresho byaje ibitaro bimaze kubakwa mu 2012 kugeza 2015 haza ibikoresho byinshi bimwe birenga n'ibyari bikenewe byazamwe nande uburyo bwa ibitaro byabonaga ibikoresho RBC minisante koresha ya niyo mpamvu twabatumiye ibyo bikoresho ko biri henshi biza bikajya ku bitaro bikaba idle assets PS na DGRBC ugasanga aho twagiye rero tuza no kureba n'amaviza batandukanye twagiye dufata bati RBC yaduhaye iyi mashini yigeze ikora kuva bahitwa noneho Bushenye murazi ifite nyinshi gusa bizaba biza muri raporo ya buri gihe. Tumurakoze honorable chair.
ntabwo bizahora biza kubera ko hari ingamba zafashwe dufatanije na Minisante through RBC hakozwe report igaragaza ibyo bikoresho kimwe ku kindi, hanyuma hategurwa n'uburyo bwo kongera kubiha ababikeneye. Ubu amakuru ya nyuma duheruka nuko muri iyi minsi bigiye gukorwa, hanyuma batangire babikorere distribution ku babikeneye babikoresha. Maze igihe kingana iki wanyu? Nimaze imyaka ingahe? Reka nemere ko ni myinshi. Izo idle asset mujye muzireba mu gaciro iyo ziba zakoreshejwe, twe niko tukarebamo. Kandi ariko responsibility ari n'abazibaha ntanakuye na monitor niba zanakoze, cyangwa se ngo bavuga ati tuzimire tuzijyana ahandi. Kuko nyinshi ziba ari machine zifatika zigomba gukora ibintu byinshi, ugasanga iri mu ikarita ahantu imaze imyaka 3 kandi igomba kubikora akazi. Je tukibaza hagati ya RBC na Minisante bayibahaye namwe management y'ibitaro haba habuze kugira ngo muhuze ugira muri go ibikoresho, ariko bikamara imyaka 4. Ngogo birateganywa gutangwa ryari? umwanya yo kwaca mu byemeye medical engineers ko bya muri bihari n'ibyarangije kuba distributed mu mwaka. Niba tubwire uko bihagaze kuko cyo ni ikintu tugomba guhagurukira cyane, twagiye tubisanga ahantu henshi twagiye. Murakoze nyakubahwa chair. Nibyo kuko hari ibikoresho byinshi byagaragaye biri idle mu hospitals atandukanye. Twakoze assessment nk'uko Deje Bushinge yabivuze. Mu kwezi kwa gatanu hakozwe, twagiye mu bitaro byose turareba buri kintu, dukora diagnostics kuko ibyo bikoresho harimo ibyari bimaze nk'igihe byari bikeneye special attention, hari twasanze ibyinshi bikeneye kuba byakorerwa maintenance mbere yuko ibitaro ubwabyo babikoresha cyangwa se byaba relocated ahandi. Hanyuma ibishya twatangiye kujya tubisharinga n'ibitaro bibikeneye. Ubwo wenda natanga urugero, hari nka health post ya Rusizi badusabye ibikoresho duhita dukora, tureba mu bitaro hirya no hino aho biri, icyo gihe turabibona turabitanga. Muri make gahunda niyo ngiyo ibishyashya. Kimwasanze byaratinze cyane, harabuze muri RBC kugira ngo muhuze n'ibitaro mugere rwose na inventaire yabyo ku buryo anytime hakeneye harimo ibitwa bya phototherapy byinshi cyane kuva muri za 2013, kandi turi abaganga birumvikana ko tuza agaciro kabyo. Haba harabuze kugira ngo muhuze ku buryo gikenerwa, kuko ubu gusanga bagihongurira ibindi ahandi, ugasanga bamwe ni aido ukeneye igikoresho bamuguriye ikindi giye ku yindi hospital, ukeneye bamuguriye ikindi, muba mubona biterwa n'iki mwebwe mushinzwe honorable Alice? Nakuze nyakubahwa chair, ndagira ngo bagisubirize kimwe plan ibiteye ite kugira ngo ibikoresho bijye ku bitaro bitabisabye cyangwa bitabikeneye. Impamvu wenda ya mbere ni ukubera ko mu minsi ishize muri iyo myaka 2013 ntabwo twari dufite guidelines ya donation. Ubu ngubu muri 2017 yarasohotse ku buryo mbere ibitaro guidelines ya donation ni yagomba gushyirwaho nande kugira ngo imare imyaka 2 itarajya. Tubaze PS icyo ndagifatanya ko waciye kuko no kwemera responsibility. Ntekereza ko ikibazo cyabaye mu bikoresho byo kwa muganga kimaze igihe kinini cyane, hageze no kubaho performance audit ireba iki ngiki gusa. Turanayizana hano turayiganira, tuvanamo n'imyanzuro myiza iri mu bitangiye gukorwa yavugaga. Impamvu ya mbere yari hari inyego ntizakorwaga neza, kugira ngo ukore needs assessment umenye ngo iki gikoresho uko kizajya gushenge kuko gikenewe, ntabwo byakorwaga neza. Icya kabiri, urwego rw'ubuzima uburyo ruba supported n'abantu batandukanye mu buryo butari bari coordinated, washobora no kuzana igikoresho ugasanga hari undi wakizanye
wenda yakidonetinze Red Cross cyangwa abandi baganga tugira baza hatabaye iyo coordination. Izo ni impamvu zikomeye ebyiri zari zihari. Icyanyuma kindi kigihari kinakomeje dukomeze no gukorera ubuvugizi, ubushobozi mu kubungabunga ibikoresho byo kwa muganga ntabwo dufite mu gihugu, ntabwo dufite biomedical engineers bari qualified. Usanga ni ibikoresho byaragiye bipfa vuba cyangwa bigapfa utuntu duto bigahita bijya muri store ntihabeho maintenance plan. Ibyo rero byose nka Minisiteri y'Ubuzima na RBC we take responsibility. Hari byinshi twatangiye gukora, wenda dushobora kuzabaha report ijyanye n'ibyo turimo guhindura muri uru rwego rw'ibikoresho byo kwa muganga tukabibagezaho wenda mu buryo burambuye. Dufata iyo commitment kuko nta ibikoresho byagomba kuba bikora, ariko hari n'ibyibwe muri Bushenge bihagaze bite? Murakoze Honorable Chair, nibyo koko hari igikoresho cyitwa monitor, patient monitor cyibwe muri uwo mwaka. Kimaze kwibwa cyakozwe nuko ibitaro byabimenyesheje inzego zishinzwe gukurikirana no kuvuga babimenyesheje polisi ikora ubugenzacyaha hahamagarwa abakozi byagaragara ko bashobora kuba batanga amakuru, ariko umwanzuro wa investigation wa investigation na polisi nuko habuze responsibility wabazwe icyo gikoresho. Nyuma yaho rero nka mu rwego rwa management abakozi bose twongeye kwibutsa inshingano zabo, hanyuma kandi dushyiraho na system za control ku buryo to minimizing risk z'uko ibikoresho byakwibwa. Okay, murakoze, reka twihuse tujye kuri Butaro. Nta wundi bujye muri financial ko Butaro hari uko Auditor General. Murakoze Chair. Shaka gusubira gato kuri ibikoresho bijya mu bitaro. Akenshi usanga nta makuru yuzuye abariho, niyo byajya muri register akenshi usanga ibitaro nta gaciro babazi ibyo bikoresho byo kwa muganga agaciro kabyo. Ikindi ndagaruka kuri akarere, habayeho ikibazo hagati y'inshingano, usanga akarere na Minisante harimo ikibazo aho bumva ko hopitali ari za Minisante na Minisante kabize neza muri decentralization ko ari zo turere. Ugasanga rero muri uburyo uturere dukurikira no muri audit turabibona ntabwo bakurikira hospitals nk'uko bikwiriye. Niyo rero n'amagenzura tumaze gukora mu bijyanye no gutegura ibitaro by'ibaruramari, ubona impinduka ikiri hasi, kandi twabonye ko twishimira ko habaye n'ivugurura rya organization structure bafite na director of finance, ariko ubona ko bikiri hasi. No mu gusoza igeza tugiye kurangiza ejo bundi nawe urabona ko impinduka ntabwo irafatika kuko akarere ntabwo karimo. Ikindi nakwibutsa nuko akarere gafite umukozi ushinzwe NDA. Umuntu akibaza uwo mukozi ya mpamvu twamushyiriyeho ntabwo igihari, kuko bookkeeping iri muri NDAs urabona ko ari ikibazo. Eriganya ko Director General icyo twabakoreye akarere n'ibitaro, ingi ni warm up ubutaha muzaza mubazwa ku buryo buri serious. Twanze gutangira tubaza ku buryo buri serious tutarabashyushyamo kugira ngo mutagira ikibazo abaganga baba babizi. Urebo twabashyuhije ubutaha ni muzi executive uzamenye ko uje kubazwa ibitaro nko kubazwa akarere, ugende ubizi neza ubizirikana. Nabyo bavuze ko mufite ibyo amategeko yabategetse ko mugomba gukora, bashyiramo n'umukozi uko ukurikirana imirimo y'akarere mu bikorwa by'amafaranga. Umenye ko ihutani uzanabazwa hano muri park iyo mirimo ya hospitali. Rwose ni rero mpamvu nyamukuru uyu munsi wa none kugira ngo tubashyushyemo gatoya.